Ndakuramukije aho waba uri hose ugiye kumva buno butumwa, waba uturuka mu bitwa ko bavuga ko atari abanyedini, waba uturuka mu idini runaka, waba ari ubwa mbere ugiye kumva buno butumwa, ndagira ngo mbwire ngo ni ubutumwa bwiza, ni ishingiro ry'ubutumwa bwiza, ni inkuru nziza y'agakiza umuntu wese akeneye kumenya kugira ngo asobanukirwe inzira y'agakiza n'uburyo Imana yayishohoje kubw'umugambi yari ifite ku isi itarabaho. Ni ikihe kintu ugiye kumenya muri ubu butumwa? Ikintu ugiye kumenya ni igisobanuro cy'ubugingo buhoraho. Igisobanuro cy'ubugingo buhoraho. Ikintu cya mbere, mu magambo make, ikintu ngiye kuvuga ni iki? Ngiye kuvuga ko ubugingo buhoraho atari ukujya mu ijuru. Ngiye kuvuga ko ubugingo buhoraho atari mu buryo bw'umwuka. Ngiye kuvuga ko ubugingo buhoraho ababuhawe babufite batarabubona. Kandi ngiye kuvuga ko ubugingo buhoraho ni ibyiringiro by'abera, ni ibyiringiro by'abakristo, ni ibyiringiro by'abizera. Ukivuga ko ikintu ari ibyiringiro uba warangije guhamya neza kutarakibona, kuko Pawulo yavuze neza ko nta muntu wiringira ibyo amaze kubona. Ibyo nabyo turi buze kubireba. Tutaratinda rero, ibintu byose ndavuga ntabwo birwanya imirongo abantu benshi nabonye bakoresha iyo bashaka gusobanura ubugingo buhoraho kari mu buryo bw'umwuka cyangwa se mu bundi buryo abantu batekereza ubugingo buhoraho. Ntabwo ndwanya icyo Pawulo yavuze ubwo yavugaga ngo napfanye na Kristo nazukanye nawe. Nta nubwo ndwanya icyo Pawulo yavugaga igihe yavuze ngo abwira Abefeso ngo namwe mwari mupfuye muzize ibicumuro byanyu, ubwo yababwira ngo namwe Imana yarabazuye irabazamura ibicaranya na Kristo mu ijuru iburyo bw'Imana. Ntabwo ibyo mbirwanya, ahubwo turi buze kubona ko no gukoresha iyo mirongo, icyambere kugira ngo wumve iyo mirongo Pawulo yagiye avuga, ntabwo ushobora kuyumva utarumva bino bintu ngiye kuvuga. Kubera iki? Kubera ko Pawulo wavuze iyo mirongo ni nawe wavuze ko afite ibyiringiro byo kuzabona ubugingo buhoraho. Ni nawe wavuze ko yiringiye kuzabona ubugingo buhoraho, kandi akanavuga yuko ibyo wita ibyiringiro uba utarabibona. Bivuze ngo Pawulo yavuga ngo napfanye na Kristo nzukana nawe, ayo magambo ntabwo yakoresheje ashaka gusobanura iby'ubugingo buhoraho. Icyo ni kimwe. Iyo Pawulo avuga ngo mwapfanye na Kristo muzukana nawe, yarabazuye abicaza mu buryo bw'umwuka hejuru mu ijuru, ntabwo aba ari gutanga igisobanuro cy'ubugingo buhoraho, ahubwo izo mvugo ni imvugo zifite ishusho runaka, zifite ikintu zishaka gusobanura mu buryo bwimbitse. Ahubwo turamutse tunakoresheje izo mvugo dushaka gusobanura ubugingo buhoraho, bizatuma tubura ukuri kwa bya byanditswe Pawulo yavugaga, nanone bitume dushaka kuvangavanga ibintu uko bitari. Nkuko nabivuze, kutabona igisobanuro nyacyo cy'icyanditswe ntabwo bizagusiga ukivugaho ibinyoma gusa, ahubwo bizatuma unabura ukuri kuri muri icyo cyanditswe. Hari amagambo Pawulo yavuze mu Bakorino. Yavuze gute? Abakorino ba mbere igice cya 15, Pawulo yavuze ngo yarahamya iby'umuzuko. Nkuko nabivuze, tugiye kubona ku muzuko aricyo gisobanuro nyakuri cy'ubugingo buhoraho. Yaravuze ngo kandi niba Kristo atazutse, kwizera kwanyu ni kugira umumaro. Icyo ni kimwe. Ahubwo muracyari mu byaha byanyu, kandi niba bimeze bityo n'abasinziriye muri Kristo bararimbutse. Urabona ikintu Pawulo ahuza? Pawulo ahuza umukristo, kuzuka kwa Kristo, kwizera kugira umumaro, kuba umuntu atakiri mu byaha,
Uvuga ngo kuba tutakiri mu byaha nuko Kristo yazutse. Kuba twizeye ko Kristo yazutse nibyo biha agaciro kwizera kwacu. Niko kwizera gufite umumaro. Kandi ikindi, kuba Kristo yazutse nicyo cyonyine kiduha ibyiringiro yuko abasinziriye mu by'ubuzima bw'uyu munsi batarimbutse, ahubwo bafite ibyiringiro byo kuzuka. Pawulo yavuga kuzuka kwa Kristo no kuzuka kw'abasinziriye ntago afite ibintu byo mu buryo bw'umwuka. Utekereza ko umwuka wawe ari usinzira Pawulo yavugaga? No. Reka nkubwire, iyo Yesu apfa yarangiza akazuka mu buryo bw'umwuka nk'uko abantu benshi nabonye babivuga muri iyi minsi, yarangiza akajya mu ijuru, abantu batamubonye, batamukozeho, adafite inyama n'amagufwa nk'uko tugiye kubibona, akaba aticaye mu ijuru iburyo bw'Imana, ari umuntu ufite inyama n'amagufwa, wuzuye ubumana bwose. Bitameze gutyo, nicyo Pawulo avuga ngo kwizera kwanyu ni kugira umumaro. Nicyo Pawulo avuga ngo muracyari mu byaha byanyu. Nicyo Pawulo avuga ngo abasinziriye baba bararimbutse kuko nta kuzuka kw'imibiri yabo kuba kugitegerejwe. Ikindi turaza kubona, turibuze kubona yuko uyu mubiri tutagomba gutekereza ko udafite agakiza. Nitugomba gutekereza ko ari ikintu Imana yatwambitse. Nabonye abantu bavuga ngo bafite umwanzi, ngo umubiri, Satani n'iyi si, barangiza bagafata umubiri wabo bakayigira umwanzi. Imana yanjye, ntago umubiri ari umwanzi wawe. Umwanzi no, umubiri wawe ukeneye agakiza. Ku murongo wa 20 aravuga ngo ariko noneho Kristo yarazutse, niwe muganura w'abasinziriye, kuko ubw'urupfu rwazanywe n'umuntu umwe, niko no kuzuka kw'abapfuye kwazanywe n'umuntu umwe. Ndagira ngo tugende turebe umuganura wacu. Niba warigeze kumva ibintu by'umuganura, niba utari n'umuhinzi yenda ukaba utarabyumvishe, umuganura ni urubuto rwa mbere rwera ku giti. Bangu iyo uteye avoka ya mbere iza yitwa umuganura. Iyo uyiriyeho ukumva uburyo iryoshye, ukayireba uburyo isa, iguha ishusho y'ibindi byose bizaza bikurikiye yavoka uko bizaba bisa. Tugiye kubona icyo Pawulo yita ngo Kristo yarazutse. Tugiye kubona umuganura wacu ukomeze, hanyuma tumenye icyo Kristo nk'umuntu yatuzaniye, nk'uko avuga ngo kuko ubw'urupfu rwazanywe n'umuntu, kubw'umubabaro, kubw'agahinda kenshi biteye isoni, biteye n'agahinda kubona abantu bafite kudasobanukirwa ubugingo buhoraho byatumye bahusobanura urupfu ikindi kintu. Ariko nituza kubona ubugingo buhoraho icyo aricyo n'umuganura wacu ukomeze, turibuze kubona niyo Pawulo avuga ngo ubw'urupfu rwazanywe n'umuntu, aravuga gupfa no kuzuka, turibuze kubona kuzuka kw'abapfuye uko kubakomeza. Tugiye gusoma kuzuka kwa Kristo. Aya magambo yanditse muri Luka 21, tugiye guhera ku murongo wa 1. Ikintu cya mbere ugomba kumenya ku kintu cyitwa kuzuka, tuvuga ko umuntu wazutse ryari. Tuvuga ko umuntu yazutse iyo atagifite, iyo nta mubiri wasigaye mu mva. Ni ukuvuga ngo iyo ugiye mu mva bamushyizemo ugasanga irimo ubusa, icyo nicyo gisobanuro cyo kuzuka. Nicyo kimenyetso cya mbere cy'uko umuntu yazutse. Byagenze gute kuri Yesu ku muganura wacu? Kuwa mbere w'iminsi 7 kare mu museke bajya mu gituro bajyanye bya bihumura neza batunganije. Babona igitare kibirinduye kivuye ku gituro. Binjiramo nibasangamo intumbi y'umwami Yesu. Iki nicyo cyabaye kuri aba bagore. Habaye iki?
binjiye mu mva, bajya mu gituro, bajya kureba aho bashyize umubiri wa Kristo cyangwa se intumbi ye amaze gupfa. Binjiyemo basanze nta mubiri w'uwapfuye ugihari, nta nyama n'amagufwa biri kubora. Hanyuma ngo tuvuge ngo umuntu yazutse, n'ubundi umuntu ni umwuka, n'ubundi umuntu afite umubiri udafite icyo maze, n'ubundi uyu mubiri uzarimbuka. Umuntu yazutse, umwuka yigiriye mu ijuru, hanyuma ategereje yenda kuzambara undi mubiri mushya uturutse. Reka nkubwire, ndaje nkwereke ko umubiri wa Kristo utarimbutse, utaboze, ndetse yarawuzukanye, ndetse yarawuzamukanye, wicaranye imbere y'Imana iburyo bw'Imana. Ndavuga umuganura wacu. Ikintu cyabaye kuri abagore ni iki? Barinjiye nibasangamo intumbi y'umwami Yesu. Nawe uribaza ngo umubiri we wari wagiye hehe? Bakiguye mu kantu, abagabo babiri bahagarara aho bari bambaye imyenda irabagirana. Abagore baratinya bubika amaso, nuko abo bagabo barababaza bati, ni iki gitumye mushakira umuzima mu bapfuye? Ntari hano, ahubwo yazutse. Urabona amagambo y'abamarayika? Ni iki gitumye mushakira umuzima mu bapfuye? Ntari hano. Ngo ikindi gisobanuro tubona cy'umuntu wazutse nuko bajya aho bamushyize bagasanga nta kintu na kimwe kigihari. Basanzemo imyenda bamupfunyitsemo gusa. Basanzemo imva iri mu busa. Uwari muzima, uwari yapfuye, uwo babambye ku musaraba, uwo bamanuye bagashyira mu mva n'inyama n'amagufwa, niwe wazutse n'inyama n'amagufwa. Icyo gihe ni cy'abamarayika bavuga ngo ni muzima, ntari hano, yazutse. Hari igihe abantu benshi bahita bavuga ati ntibishoboka. Ndagira ngo hari mwene data yasaga nk'uwabigize blague, ari kuvuga ati niba utekereza yuko uzajya mu ijuru ufite inyama n'amagufwa, ugomba gutekereza ko uzajya no kurya. Ibyo bihita bikwereka uburyo umuntu atekereza umuzuko wa Kristo mu buryo butandukanye. Ndagira ngo abe ari byo tureba. Yesu yarabisobanuye. Nta nubwo ikibazo ari ukujya mu ijuru ufite inyama n'amagufwa, ahubwo tukwiye kwemera umugambi w'Imana cyangwa tukawuhakana. Reka turebe ikintu Yesu yavuze. Ikintu yabivuzeho ibintu byo kuzuka mu buryo bw'umwuka. Amaze kuzuka, yiyeretse Mariya Magadalena, yiyereka Petero, arangije yiyereka abigishwa be. Ibi ngiye gusoma ni igihe yinjiraga mu cyumba bari bicayemo, aje kwiyereka abigishwa be. Tujye gusoma ukuntu igisobanuro yihaye ni iki. Bakivuga ibyo, Yesu ahagarara hagati yabo arababwira ati, amahoro abe muri mwe. Maze barikanga bagira ubwoba bwinshi, bagira ngo ni umuzimu babonye. Urabona, nawe tekereza umuntu uzi ko yapfuye ureba, baramushyingura, baramumanura, bamushyira mu mva. Barangije kumushyira mu mva, babona ko apfuye birangiye. Ikintu cyabatunguye, nubwo yari yarabibabwiye, bisa nkaho batari barigeze babyizera yuko azazuka. Ahantu bahise batekereza ubwo yahagararaga imbere yabo, niho imitekerereze y'uyu munsi n'abitwa wa Kristo iri. Iyo mitekerereze ivuga gute?
ntabwo dushaka kwemera ko Kristo yazutse afite inyama n'amagufwa, ahubwo dushaka kubiha ubusobanuro bushya, tugashaka gutekereza ko yazutse mu buryo bw'umwuka. Mbese iri jambo abantu bakoresha ngo ni ikiremwa cy'umwuka, yavutse mu buryo bw'umwuka, ajya mu ijuru ari umwuka, niryo jambo hano Bibiliya y'ikinyarwanda yahinduyemo umuzimu. Ni ijambo spiriti, ni ijambo umwuka, aho dutekereza ko umuntu agabanijemo ibice bitatu: roho, umwuka n'umubiri. Hanyuma umwuka nicyo gice cy'umuntu, hanyuma umubiri byo bigomba kurimbuka kubera ko ntabwo biri mu mugambi w'Imana. No. Ndaje nkubwize ukuri ko inyama n'amagufwa biri mu mugambi w'Imana. Nkuko yaremye Adamu abifite, ntabwo yabimuhereye ubusa. Nkuko yazuye Kristo abifite, ntabwo yabimuhereye ubusa. Ni igisobanuro cy'umuntu wuzuye, ntabwo ari igice cy'umuntu Kristo yaje gukiza. Imitima yabo yahise igira ubwoba, batangira gutekereza ahari ni umuzimu, ahari ni umuzimu, ahari ni umuzimu, ahari ni umwuka. Arababwira ati, igihagaritse imitima ni iki? Kandi niki gitumye mwiburanya mu mitima yanyu? Niki gitumye mutizera ko ari njye? Ndashaka gushimangira iki kintu. Yesu aravuga ngo niki gitumye mutizera ko ari njyewe? Bivuze ngo abantu bavuga ko Yesu yazutse afite umubiri, adafite umubiri, ari ikiremwa cy'umwuka, nabisanze mu Bayehova, ngiye mu Bakristo bisangamo. Ariko ndagira ngo mbwire ngo ndagira ngo nkuhamirize ko ibyo Yesu yarabihakanye, avuga ko abantu bashaka kubyizera gutyo, ntago bizera ko ari we. Mbese mu yandi magambo nta nubwo bizera ko yazutse. Niba ushaka kwizera ko Kristo yazutse ari umwuka, akaba ari ikiremwa cy'umwuka, ntago wizera ko Kristo yazutse, ntago uri umukristo. Dore ukuntu Yesu yabigaragaje. Yaravuze ngo nimurebe ibiganza byanjye n'ibirenge byanjye. Arimo arahamya ko ari we. Iki nicyo gihamya ko Kristo yazutse, kandi ari we koko wazutse, atari umuzimu cyangwa atari ikiremwa cy'umwuka cyazutse umubiri. Ntazi y'abantu batekereza ko wagiye, niba batekereza ko Yesu yaboze, niba batekereza ko umubiri we bawibye cyangwa bawuhishe cyangwa imbwa zawe, sinzi ibyo batekereza. Dore ukuntu Yesu yavuze. Yaravuze ngo nimurebe ibiganza byanjye n'ibirenge byanjye, mumenye ko ari njye ubwanjye, ndetse nimunkoreho murebe, kuko umuzimu cyangwa umwuka atagira umubiri n'amagufwa nk'ibyo mundeba. Mwene data, nta kindi gihamya cy'umuzuko wa Kristo mfite, nta n'ikindi gisobanuro, nta nubwo nyeneye yenda ikigiriki, ntabwo nyeneye igiheburayo, nubwo rimwe na rimwe njye mbyifashisha iyo niga Bibiliya cyangwa nsoma Bibiliya. Ntabwo nyeneye icyongereza, igifaransa cyangwa urundi rurimi. Dore ikintu ukeneye gusa ni kimwe, ni ugusaba Imana ikakwereka Yesu wazutse afite umubiri n'amagufwa, akavuga ngo mumenye, kugira ngo mumenye ko ari njye ubwanjye. Nimurebe ibirenge byanjye, nimurebe ibiganza byanjye, nimurangiza ibyo mundebana umubiri n'amagufwa, mumenye neza ko icyo mutekereza nk'ikiremwa cy'umwuka cyangwa umuzimu runaka cyangwa umwuka runaka, mumenye ko ibyo bitabigira, kuko umuzimu atagira umubiri n'amagufwa nk'ibyo mundebana. Avuze ibyo, abereka ibiganza bye n'ibirenge bye. Gira ngo niba ureba imitima y'aba bigishwa, izi ntumwa uburyo zari zigowe no kwizera ko Kristo yazutse, n'uburyo yazutse ameze, niko nabonye Abakristo uyu munsi. Umuntu ashaka kubwiriza, umuntu ashaka kurema abigishwa hirya no hino, umuntu ashaka nushaka ubwiriza abantu 10,000 ku munsi, ariko mu gihe badafite igisobanuro nyacyo cy'ubugingo buhoraho, igisobanuro nyacyo cy'icyo Kristo yerekanye ahamya ko ari we, ntago abantu bafite Kristo
ntago abantu bizera Kristo, abantu benda bafite ibindi bizera, bafite ibintu bisa nk'ibiryoheye amatwi, bavuga ngo ndagira ngo mbwire ngo iki gisobanuro cy'uyu mubiri wabyawe n'Imana akazuka, akabyarwa n'Imana akazuka mu bapfuye, Imana igahamya ngo ndakubyaye nk'umuntu. Iki nicyo gisobanuro dufite cy'agakiza, nicyo gisobanuro dufite, ni ishingiro cy'igisobanuro cyo gutsindishirizwa, ni ishingiro cy'igisobanuro cy'ubugingo buhoraho, ni ishingiro cy'igisobanuro gukiranuka, ni ishingiro cy'igisobanuro concept cyangwa ikintu cyose dufite muri Kristo. Ishingiro ryacyo ni uyu mubiri wa Kristo wabyawe n'Imana, ufite inyama n'amagufwa, udapfa, kandi ariwe twahawe nk'umwami n'umukiza. Ndagira ngo nkuhamirize ko umwana w'ikinege twahawe nk'umwami n'umukiza ntago ari umwana wabyawe na Mariya. Nubwo umwana wabyawe na Mariya Yesu uwo nguwo ari we wabyawe n'Imana, akabyarwa n'Imana ubwa kabiri, ariko uwo twahawe nk'umwami n'umukiza ni umwami ufite umubiri, ufite kudapfa, wicaye iburyo bw'Imana, wabyawe n'Imana 100%, udakeneye umwuka, oxygene ngo ahumeke cyangwa ibiryo ngabeho, ufite kudapfa mu buryo bw'umubiri. Uwo ni we mwana Yohana yavuze ngo twahawe kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kandi ubwo bugingo buhoraho nkuko bubonerwa muri Kristo, kandi nibe byiringiro by'abizera, ni umubiri udapfa. Sago ari abantu bapfa nibarangiza bajye mu ijuru, ahubwo n'abantu basinzira bafite ibyiringiro byo kuzakanguka ubwo Kristo azabagarutse. Abo bantu bazakanguka bafite umubiri n'amagufwa. Uwo ni wo mugambi w'Imana. Icyo ni Imana yagambiriye, iryo ni ryo jambo ry'Imana. Imana yerekanye ubwo yazuraga Yesu Kristo mu bapfuye. Ibiri inyuma y'ibyo ntago biri mu murongo w'iby'Imana, nta nubwo ari ukuri rwose. Nuko ibi neza bikibabujije kubyemera, bagitangara, arababaza ati hari icyo kurya mufite hano? Urabona, ndagira ngo ibi byandikiwe kugira ngo bitubere nibura intangiriro yo kwizera kuzima. Urabona bigishwa uburyo bagowe no kwemera. Arabereka inyama n'amagufwa, arabereka ibirenge bye, arabereka ibiganza bye, arabereka ndetse n'inkovu, arabereka ko babanye bagendanye, ubwo bashyize ku musaraba bamanuye mu mva, ari we wahagaze imbere yabo yuzuye, atari igice, atari cy'umwuka ngo ikintu cy'umwuka kibabonekeye, ahubwo ari we koko. Nkuko byarabagoye kubyemera, nkuko mbona abantu bose bibagoye kubyemera. Ariko mwene data Yesu aracyatanga ibihamya. Igihamya cya nyuma yabahaye ni iki? Yarababwiye ngo hari icyo kurya mufite hano? Bamuha igice cy'ifi yokeje, aracyakira, akirira imbere yabo. Iki nicyo gihamya cya nyuma Yesu yabahaye. Ntabwo bivuze ko Yesu arya amafi mu ijuru. No, umubiri Yesu yazukanye ari ufite kudapfa, ari wo mubiri yari afite mbere, ariko wambaye ubwiza bw'Imana, ukaba ufite, wabyawe n'umwuka w'Imana, wambara ubwiza bw'Imana. Ntabwo ukeneye ibiryo ngo ubeho, ntabwo ukeneye guhumeka oxygene ngo ubeho, ahubwo ufite umwuka w'Imana, ari wo mwuka wera nk'imbaraga yamuzuye, kandi ariyo mbaraga imuha ubugingo buhoraho, ari bwo bugingo bw'iteka. Ntabwo ukeneye ibiryo. Ibi yabikoze kugira ngo yereka bikishwa intumwa ze zigira ukuri, zemera ukuri, zigende zijye guhamya ukuri, hanyuma bazizera uko kuri, ari bo bazitwa bizera, kandi ari bo bazabona ubugingo buhoraho. Iki nicyo gisobanuro cy'umukristo. Ni umuntu wizera ko Kristo yazutse, atari mu buryo bw'umwuka kandi mu buryo bw'umubiri. Iki akaba ari igisobanuro
cy'icyo twahawe. Kubera iki kuzuka aricyo gisobanuro cy'ubugingo buhoraho? Iyo usomye Yohana wa mbere igice cya mbere yatangiye avuga ngo uwahozeho uhereye mbere na mbere. Wibuke muri Yohana ubutumwa bwiza yari yavuze ngo iki? Mbere na mbere hahozeho Jambo, kandi uwo yari Imana kandi yahoranye n'Imana. Niwe yaje akavuga ngo uwahozeho uhereye mbere na mbere, uwo twumvise. Bivuze iyo wumvise uwo twumvise, ni ijambo Pawulo yasobanuye neza, aravuga ngo muri Tito 1:2 niho yavuze uwo yumvise neza. Yabivuze gute? Reka ngusome ko yabivuze. Yaravuze ngo niringiye kuzabona ubugingo buhoraho ubw'Imana itabasha kubeshya yasezeranije uhereye kera kose. Bivuze ngo uwo twabo, uwo twumvise, uwahozeho mbere na mbere, ni wa wundi twumvise. Nibwa reka tukomeze, uwo twiboneye n'amaso yacu. Urabona ibihamya Yohana afite? Kandi uwo twitegereje intoki zacu zikamukoraho, niwe jambo ry'ubugingo, kandi ubwo bugingo bwarerekanywe, turabubona, turabuhamya, kandi none turababwira iby'ubwo bugingo buhoraho bwahoranye na Data wa twese, tukabwerekwa. Yohana wanditse ibi ni Yohana wari uri imbere ya Yesu ubwo yahamyaga ngo niwe wari uri imbere ya Yesu ubwo yavugaga ngo munkoreho mfite inyama n'amagufwa ntago ndi umuzimu. Niwe uvuga ngo rya jambo ry'ubugingo buhoraho ryahoranye n'Imana kuva kera, ryasezerana Imana yari ifite kuva isi itarabaho yuko umuntu azabaho iteka. Iryo twumvise niryo twiboneye n'amaso yacu. Bivuze ngo niba utekereza ubugingo buhoraho, ntawe ujya gutekereza ikintu cy'umwuka yenda kigomba kuguruka mu ijuru ahantu kikaba nk'umumarayika. No. Hari umuvandimwe umwe wavuze ngo ejo bundi nari ndi gukurikirana ikiganiro kimwe bafite impaka kuri iki kintu. Nangazwa n'ikintu mwene Data yaravuze ngo impamvu abigishwa bamubonye nuko bari bafite umwuka wera. Ikinyoma ntago abigishwa bari bakabonye umwuka wera. Yesu ntago yiyeretse abigishwa kubera yuko bamubonye kubera ko bafite umwuka wera. Yari Kristo nyawe ahagaze imbere yaba afite inyama n'amagufwa, amaso y'umuntu uwo ari we wese ashobora kumureba. Nicyo Yohana avuga, uwo twiboneye n'amaso yacu, uwo twitegereje. Arabihamisha iki? Intoki zacu zikamukoraho. Uwo niwe jambo ry'ubugingo ryahoranye na Data kuva kera. Bivuze ngo ikimana yari ifite mu nzozi, ikimana yakambiriye ku muntu kera isi itarabaho, Imana yakigaragaje ubwo twamubonaga n'amaso yacu, ubwo twamwitegerezaga, ubwo twamukoragaho amaze kuzuka. Kandi ubwo bugingo bwarerekanywe, turabubona, turabuhamya, kandi none turababwira iby'ubwo bugingo. Ubwo bugingo buhoraho ntago ari mu buryo bw'umwuka mwene Data. Bisubiremo, ni umuntu wese uzabugira. Umuntu uzabugira ni umuntu wuzuye, ntago ari umwuka we, ntago ari, sinzi uko ntabivuga ngo mbihamye, ariko mwene Data niba udashaka kubibona ntago ushaka kwizera ijambo ry'Imana. Iryo ni ryo jambo ry'ubugingo ryahoranye na Data kuva kera. Ni ijambo ry'ubugingo, ni ijambo twabonye, ni ijambo twakozeho n'intoki zacu. Icyo nicyo duhamya, nta kindi. Ibyo twabonye tukabyumva, Mana yanjye, nibyo tubabwira kugira ngo namwe mufatanye natwe. Ndagira ngo mbwira abantu bose bari kumva buno butumwa nawe uri kubwumva, ndagira ngo ntawe ufatanye natwe kwizera kuno kuri, kuko uku kuri konyine niko gufatanije na Data wa twese, niko gufatanije n'umwana we Yesu Kristo, uwo yabyaye akamubyara mu bapfuye, yarangiza akamubyara afite ubugingo buhoraho no kudapfa, tukamukoraho afite intoki, afite ibirenge, afite inyama n'amagufwa, ari umuntu wuzuye wabyawe n'Imana idapfa, nawe akakira kudapfa, afite kuzura k'Imana bwose mu buryo bw'umubiri nk'uko byanditse mu Bakolosayi.
ibyo nibyo tubandikiye kugira ngo umunezero wanyu ube mwinshi. Mureke gutekereza ngo uyu mubiri mu gutesha agaciro mutekereze ko nta gakiza ufite. Uyu mubiri mu gutekereze ko ari ikintu cy'umwanzi Imana yabahaye. Ndagira ngo mubwire ko ibyo bintu byo gutekereza ko umubiri ari umwanzi ni filozofi z'abagira iki, ni filozofi zitari ukuri, ni filozofi zidafite ukuri muri zo, nubwo abantu bashobora kwizera ko bazivamo bakahunga uyu mubiri bakajya mu ijuru bakajya kunezerwa. Ibyo urashuka umubiri wawe. Ntabwo umubiri wawe wigeze ubyemera. Ninde muntu urwara najye kwa muganga niba utekereza kuri kujya mu ijuru? Ninde muntu ushobora kubona umubiri we wagize ikibazo ngo avuge ngo ahaye kino kintu n'ubundi n'umwanzi wanjye reka mpfe? Ninde muntu washimishwa nuko umwana we yapfuye akavuga ngo haleluya Imana ishimwe agiye mu ijuru? Ninde? Mwene data, uku niko kuri konyine gufatanije na data wa twese n'umwana. Niba ushaka kuba mu mwuka, uyu ni wo mwuka wonyine uhari. Ibindi byose nta mwuka bifite. Ni umwuka w'abagiriki na filozofi z'abantu ba Sokarate n'abandi bantu nashaka kuvuga kenshi bizeraga yuko uyu mubiri ari umwanzi wabagose, ahubwo bagomba kuwucika bakajya mu ijuru. Hanyuma nshaka gusubiza ikibazo abantu benshi nabonye bahita bagira ihuza ibi bintu. Bahita bibaza ngo none ko mfite umubiri utameze nk'uwa Kristo kandi nkaba mbona ibyanditswe bihamya neza ko nakiriye ubugingo buhoraho, ibyo bintu bimeze bite? Hari ikintu ugomba kumenya. Ubugingo buhoraho dufite, nkuko nabivuze, nkuko Yohana yabisobanuye ngo twiboneye tukamukoraho n'intoki zacu zikamukoraho n'amaso yacu akamureba. Icyo nicyo duhamya, n'iryo jambo ry'ubugingo buhoraho dufite ryonyine. Kandi iyo ijambo ry'Imana rivuze ngo twakiriye ubugingo buhoraho kubwo kwizera, ndore ijambo ry'Imana icyo riba rivuze. Niba wizera bino nabanje kuvuga, nibwo buryo bwonyine wakiramo ubugingo buhoraho. Nibwo buryo bwonyine. Nshaka kuzakurikizaho icyigisho kivuga ngo niye umuzuko uhurira no kubabarirwa ibyaha. Nabonye abantu bafite kubabarirwa ibyaha mu buryo bw'icyuka, baremye ikibazo barangije babona igisubizo, barangije bafite inyigisho ngo Imana yahannye Kristo kugira ngo ibabarire, kugira ngo iyitamuhana ntago bari kubabarirwa. Mbese bafite imbabazi zitagaragara, zimeze nk'ikintu cy'icyuka kiraho kiguruka. Yenda bibyara baryoheye biraninjira mu mitima yabo, bisa nkaho bihinduka ishingiro ryo kwizera kwabo, ariko wababwira kuzuka kwa Kristo basanga ntabyo bafite. Izo mbabazi ni icyuka, izo mbabazi ntago zifite ubuzima, izo mbabazi nubwo utekereza ko zikujyana mu ijuru kubona, ariko nta biri muri Bibiliya. Ntago uri mu kuri gufatanije na data nkuko Yohana yabivuze ngo tubabwira. Ibyo nibyo tubabwira kugira ngo namwe mufatanye natwe, kuko gufatanya natwe, kuko natwe ubwacu dufatanije na data wa twese n'umwana we yazuye mu bapfuye, afite kudapfa, afite kutabora, afite umubiri n'amagufwa nkuko Imana yabiremye ikabiha agaciro, umuntu yuzuye atari igice nk'umwuka cyangwa se ikindi kintu. Erega hari impamvu Imana yaremye umuntu yuzuye, itamugize umumarayika ngo ahinduke ikiremwa kiguruka mu buryo ntaza abantu batekerezamo mu ijuru. Uyu Yohana yaravuze ngo kandi uko guhamya nuko Imana yaduhaye ubugingo buhoraho, kandi ubwo bugingo buhoraho bubonerwa mu mwana wayo. Ufite uwo mwana ni ufite ubwo bugingo. Naho udafite umwana w'Imana nta bugingo buhoraho afite. Ibyo ndabibandikiye mwebwe abizeye izina ry'umwana w'Imana, kugira ngo mumenye yuko niba mwarizeye ibyo twababwiye ko yazutse afite umubiri, niba mwarabyizeye mumenye yuko mufite ubugingo buhoraho. Kandi nicyo kidutera gutinyuka imbere ye, niko twumva dusaba ikintu cyose mubashaka. Pawulo
Tito 1:2 yavuze ngo ite, niringiye kuzabona ubugingo buhoraho bw'Imana itabasha kubeshya yasezeranije uherekera kose. Ndagira ngo mbwire ngo iyo wizeye Yesu Kristo umwami n'umukiza wawe, wazutse atari ikiremwa cy'umwuka nkuko twabibonye, ukamwizera avuga ngo nkuko yavuze ngo niki gituma mutabona kari ngewe, ukamwizera kari we koko uwagiye mu isi, uwabambwe ku musaraba, uwahambwe mwumva ari we wazutse koko ari we, uba wakiriye ubugingo buhoraho. Icyo gihe ufite ubugingo buhoraho. Ndagira ngo mva aya magambo, kuba ufite ubugingo buhoraho ntago ari igihamya cy'uko wabubonye. Ushobora kumva amagambo, nashatse gukoresha aya magambo kubera ko nta yandi magambo mfite, ni nayo magambo Bibiliya ikoresha. Uvuga ngo dufite ubugingo buhoraho, ariko tubufite muri Kristo Yesu, ntago tubufite mu mibiri yacu uyu munsi, ntabwo tubufite mu buryo bw'umwuka. Mu buryo bw'umwuka mvuga ni mu buryo bw'umwuka abantu batekereza ngo umwuka wacu wavutse ubwa kabiri niwe Imana yabyaye, kuko Imana ari umwuka, nanjye yabyaye ndi umwuka, hanyuma nzaba umwuka, nzaguruka mu buryo bw'umwuka. No. Niba twabonye ko ubugingo buhoraho Imana yabyerekanye ubwo yazuraga umwana wayo, iryo jambo ry'ubugingo buhoraho yabyerekanye, Yohana yabivuze, hanyuma tukabona tutabufite, bisobanuye iki? Ntabwo bisobanuye ko tutabufite. Niba twarizeye uko kuri koko ubugingo buhoraho turabufite, ahubwo ni ibyiringiro twiringiye kuzabubona. Mu magambo make nshobora gukoresha kugira ngo mvuge ikintu, ushobora kuba ufite amafaranga kuri konti, urayafite yego, ariko ukaba utarayabona. Ushobora no kujya kuyashaka ugasanga banki yenda zitakoze cyangwa konegisiyo zikanga, ugataha icyo washaka kugura ntukigure. Ntabwo bisobanuye ko udafite amafaranga. Amafaranga yawe urayafite ariko ari kuri konti, amafaranga yawe ntabwo wayabonye ariko urayafite. Icyo nicyo bisobanuye gusa. Iyo Pawulo avuga ngo ni ibyiringiro, abavuze iki? Ntabwo abavuze ko utabufite, abavuze ko ufite ariko wiringiye kuzabubona, kuko iki niyo mpamvu twiringiye kuzabubona, niyo mpamvu dufite ibyiringiro bitanyeganyega rwose yuko ubugingo buhoraho tubufite kandi tuzabubona, tukaba tubyiringiye. Nuko Imana itabasha kubeshya, kandi bitari mu nshingano zacu, bitari mu mirimo yacu, bitari mu ko tugenda cyangwa ko tuvuga, ahubwo Imana itabasha kubeshya, itisubiraho, itishingikirije kuri twebwe n'ibyo dutekereza n'imirimo yacu, ahubwo ikaba yishingikirije kuri yo gusa uhereye kera kose. Ndagira ngo mubwire ko kuba tutarabona icyo twahawe cyangwa icyo dufite ntabwo bihindura igisobanuro cyacyo. Icyo mbuze ni iki? Kuba tubonye ko dutegereje kuzagihabwa, icyo twiringiye, icyo dufite dutegereje kuzagihabwa, ntabwo bihindura igisobanuro cy'uko ubugingo buhoraho bugomba kuza mu buryo bw'umuntu wuzuye, atari igice cye. Pawulo Abaroma 8:28 yavuze ngo uko twakijwe dufite ibyiringiro. Ariko rero ibyo umuntu yiringira iyo byabonetse nibiba bikiri ibyiringiro. Ninde se wakwiringira kuzabona ibyo amaze kubona? Urabona ijambo kubona ko rikigaruka. Nta muntu wiringira ibyo amaze kubona. Abantu babwire nimugire igisobanuro nyacyo cy'ubugingo buhoraho nkuko twakibonye, ntago murongera gutekereza ko mwarangije kububona. Muratekereza nkuko Pawulo yatekereje, muramenya neza 100% nkuko Yohana yabivuze, murabasha guhamya ko mbufite, ariko ntago kuba tubufite muri Kristo, mu buryo bw'umwuka cyangwa muri Kristo, dufite iryo sezerano ry'Imana, ntabwo kuba tukirwara, tugifite imibiri iri kurwara, ifite intege nke mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ntabwo kuba tutari kubona icyo twiringiye cyarangije kuboneka
ntabwo bihindura igisobanuro cyacyo, ahubwo bivuze ko ibyiringiro byacu n'ubugingo buhoraho nicyo twiringiye, kandi kuba ikintu ari ibyiringiro gihamije iki? Gihamije ko nibiba byararangije kuboneka, ninde se wakwiringira kuzabona icyo amaze kubona? Nyamara twebwe ubwo twiringira ibyo tutabonye, Pawulo arabihamya, ibyo tutabo tubitegereza twihangana. Ndagira ngo mwene data wankurikiye kuva ku itangiriro kugeza kuri iri herezo, niba warizeye Kristo muri ubu buryo twamubonyemo kari we koko, ndashaka guhagarara imbere yawe ngo mpamye ko niba utari waranabyizeye uyu munsi ukaba ubyizeye, menya ngo uhawe ubugingo buhoraho, ufite ubugingo buhoraho. Hanyuma Imana niyo yafashe inshingano zo gusohoza ubwo bugingo muri wowe, kandi ibyo ni ibyiringiro by'abizera nyakuri. Umenye ko Kristo yakuzaniye agakiza kuzuye katari igice, kandi ikindi kintu ngomba gusobanura neza ukamenya, uyu mubiri ntabwo Imana izawurimbura ngo iguhe undi. No. Umubiri wa Kristo ntabwo warimbutse ngo uborere mu mva nurangiza azuke afata undi mu ijuru. No. Iyi mibiri ni y'agaciro, ni insengero z'Imana zera. Mureke tuyitange, Imana igaragazemo ubwiza bwayo kugeza igihe izayizura. Ko Pawulo yavuze ngo niba umwuka wiyazuye Yesu Kristo uba muri mwe, azazura, niwe uzazura n'imibiri yayo. Niba umwuka wiyazuye Yesu Kristo uri muri twe, tukaba dufite izi nzabya zorohereye zisa nk'izidafite ubwiza bw'Imana, ariko tukamenya ko Imana yaje kuzituramo kugeza igihe izazisohorezamo umugambi yari ifite. Ni ukuvuga ngo waba waraturikijwe na bombe, waba waratwitswe ugahinduka ivu, waba waranazwe mu mazi ukabora itaka rigasubira mu rindi, Imana kwizera kwacu nuko utwo turemangingo Imana izongera iduhuze, tubyarwe n'Imana, duhinduke wowe, niturangiza twambare kudapfa, umwuka dutuyemo ari isoko y'ubuzima bwatwo 100%. Icyo gihe nibwo tuzavuga ngo warupfuwe, kunesha kwawe kuri hehe. Udashobora kwizera izo mbaraga z'Imana nta nubwo ari umukristo. Udashobora kwizera Imana izura bapfuye, ndagira ngo mbwire ngo Imana yasuye Yesu Kristo amaze iminsi 3 azutse apfuye. Imbaraga bigusaba kuzura umuntu umaze iminsi 3 apfuye zingana n'imbaraga bigusaba kuzura umuntu umaze imyaka 100 apfuye, kuko byose bose baba bapfuye brother. Bose baba bapfuye. Niba ufite ikibazo mbaza, waba aho uri kumvira ubutumwa hose mbaza, nimero yanjye irahari mbaza, inyandikira mbaza kuri email mbaza, ikibazo cyose ufite mbaza, ndahari ngo mbaze. Hanyuma kubw'umwuka w'Imana azadufasha gutera intambwe no gusobanukirwa byinshi. Ndagushimiye wowe wakurikiye buno butumwa kuva gutangira kugeza ku iherezo, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.